yafunzera Bimfata se. Baje gushimira nyine n'abakurambere mu mazi. Nose aratema biri gutwara nayi. Nishyire mu mitako yanjye muri se. Utware bayi mukara. Uriyumva gute se uyu munsi? Witeguye gute ko turabura umunsi umwe? Tugasoza umwaka. Ejo no munsi wa nyuma inshallah. Byagenze bite? Ubundi reka mvuge imyaka igira ibyayo. Ibintu kugira ngo ntabwo Queen kandagira ukombe. Nere bagiye kubyibuha. Oya. yafunzera Bimfata se. bandusuza abantu rero. Mvuge. Sound. So, muraho nabasuhuje. Basuri si bisanzwe. Muraho neza amahoro y'Imana bane namwe ariko ngewe ayanjye simbizi niba hari. Gahunda iri hangaha niyo ku abantu turi kumwe usibye uyu mubyeyi muri kureba hano ni uzi koga kandi bose nta n'umwe ngende tandagerageza umubuzi. Uyu mubona rero wabaye umunyamakuru ufite mikoro nari nazi koga ariko ngiye murambona. Ayo mana y'urwa. Yego Ni mikrosi. ndebere bano bana bangana gutya bandusha koga biteye isoni. Uwazana cyane hano nawe yakoga. Hamwigishanye. Oya namenyereye baranashyushye nge nazi. Utavuga. Navuga iki kubwoba buri ari bwo. Twamukunze. Zana nyine tuvuge. Nawe nyine wabano. Nta kibazo. Aha turi noneho ni kure ndabyemeye. Muraho neza kuri KECAPU TV show. Umwana wo ku KIVU. Ni 2023. Tariki 30. Tariki 30 turi kumwe na Nyirijana. Anniversaire ya mariage yanjye. Ego man. Uyu munsi hari. None uri kumwe n'umukwe wawe. Uri kumwigisha ko umukazana. Ibyo bintu urabikunda cyao. Uri kumwe n'umukazana mu mazi. Urumva ni ibintu byinshi byo gushimira uyu mwaka kuko ibi biba gakeya. Kandi ntago biba bihenze rwose ntababeshye nta n'igihumbi twishyuye. Saba umutima mwiza. Ni umutima mwiza urukundo. N'umwanya no kufite umwanya. So murumva ibyishimo mfite kuri kumwe na mama wawe mazi n'umugore wawe. Na mukuru umugore wawe. Ushinzwe gufata sound. Meze neza. So umuntu wumva ko ibintu namwe nyine muzabikore muri 2024 ko harabura umunsi umwe. Kereka nimba warabipanze. Kamye mu mazi ariko ndino ko. Urabona ko KECAPU ari koga. Garuka. Kinyuma nyuma. Nabasize. Wagiye. Okay. Ariko urana ko nanjye ndikoga. Kandi sunga umuntu uzi koga ko nguye mwese rakira umwafasha. Uje kumugonga kujyane mu hagati. Ibiro byinshi bajya ngo mu mazi ibiro byawe. Anyibize. Usibye ko baravuga ngo umuntu munini nagapfa ku cyagihe suze ukuntu najemo kunterura yaraneruye yumva ndashitse none ubu ngubu nikubye gatatu sha ngabari Akutinya amazi. nukuri kw'Imana nayo koga baye menshi cyane urumva so neza. Uyu rero niwe witwa Latifa wajyaga mbuza kujya gukina filime urikumva none ubu ngajya abwira abantu ngo muzi ko KECAPU ari murumuna wanjye
basigaye bincisha maze ni henshi niwe nakoreye planka y'amawigi. Courage ma chérie. Mu kanya turaza kuza ubundi tubaha inkuru. Ubu ngubu turi hano nk'umuryango remezo. Ariko umuryango remezo n'uw'abakristo abakatolike. Turi hano nka famiye. Ya famiye njye mbabwira yibanze n'iyi ngiyi mubona n'abandi bakeya batabashije kuboneka. Harimo papa. Ako noneho papa yabonye kamera ntabwo avuga bameze ngo aramubwiye salamu alaikum papa. Alaikum salam. Ndavuga ko utavuga se. Agomba gutinyuka. Wari bwinshi ngabwira. Be wagarutse. Kandi ngushaka. Wakaje. Uzi ukuntu abantu bazi ko ngo wari uzi koga nk'agafi. Impamvu nyine ndayivuga. Nihe. Bano bana bajyaga baturuka bakajya koga kwa nyanja n'ahantu habi akabaro bajya kogera ugasanga buri munsi bari kujya barohoramo udutumbi tw'abana nakumva ngo yagiyeyo bana nkamanukira ngo ni karije akabye sanze yifashe gutya agiye kugwa agiye kujyamo agahita niyo mpamvu atamenye koga buriya kurera umwana umwe ni ikibazo cyane. Ushaka kwigisha koga? Njyewe nabaye metere na jeri abaswa babiri si ubwo ako twavuye hano ubushize ariko ryama ku mazi turi utangiye gutinyuka kujya mu mazi gutya ari kuvuga ngo azahita ajya muri pisine. Nahita njyama mu nkandagira fata hasi iki umfata kuri kunkurura nari kusuryama nturyame nese yuko afite ubwoba kundusha kandi turi ku mucanga twese ntabwo tuzi ko dufite ikintu kibuke twasize abana benshi. Twasize abana benshi ngenzi koga sha nakujyanye manuka hasi gatoya rwose ngaho utangira uvuge rero uvuga ukuntu uri kumva wiyumva nyine. Ndi kumwe na mbole yanjye hano twibereye mu mazi so nuko nguko ubuzima ni ubu iyo turi Gisenyi duhora twoga twebwe uretse nyine subira inyuma ntabwo uragahumura nisi kuri guhagarara manuka naringuwe be hano harimo imicanga n'amabuye kandi wamubonye mana yanjye nkundira abantu binaye Gisenyi abamama b'abana n'abasirimu baroga bazi gutwara amagare hariya ni batoya cyane n'ufite imyaka 10 akuriya kuno boga. Ubu ni saa ngapi za mu gitondo? Saa moya, saa 12. Saa moya? Wageze mu mazi ryari? Wageze mu mazi saa 12:20. Mana yanjye. Woga isaha imwe buri munsi cyangwa umaze iminsi 3 nikurikiranye. Naje kuwa 4 kuwa 5 n'umunsi wa 5. Uri kuri kamera shiri. Manuka mu mazi. Reka ngende imbere yawe ahubwo uri inyuma. Ndekura. Ikiganiro nyivuyemo kitarangiye. Ushaka gufata amaguru. Umutuma ajyama mu ahubwo yaraciriye ikabutura. Zana amaboko yawe nkwigisha ngufate. Ngaho uryama ku mazi. Iyo rese uzamuka. Umwana ari koga. Son. Naringuye dada yo. Naringuye da. Ni kuma numarape. Rese uri kujya he? Hano gutya nta kibazo kiri musaza. Ntabwo no muri naharyo cyo kuryama ku mazi basi. Umutwe ushyire hejuru. Tekara muzafata igihe muze tubashakira umuntu abigishe koga. Biteye isoni. Uzabyishyura kuko ngiye waramemo. Ngiye nta kibazo. Uryama. Uretse ko agufashe. Ese Neri humura nta kintu umuba. Wow. Ni gukorera muri hari amabuye udakanagira amabuye. Hari amabuye menshi. Okay. Umaze ndyame. Mbese ugiye gusinzira. Ndapfuye we. Iyarashe. Oya da. Ndiyoroshya se gute.
Ahora kugira ngo kwiyoroshye kwiyoroshye ntabwo bihari niyoroshye rati kubera ubwoba ubaho ntiwikomeza aribyo biri butange umusaruro kandi bishobora gutuma mwese ahubwo mujya n'uri kugufasha mukarohama njye gutanga sawundi ubundi turongera kubavugisha mu kanya gatso wabonaga tuziranye gusa cyangwa twariganye twiganye ntabwo twigana yo umva nk'abantu ubwo umutima wanjye numvaga ugiye kumvamo ngewe hano jariya ariko ndaza kuvamo hano hantu namenye koga nabaye metere na jera abantu b'i Kigali muzahite mu akazi ko kujyana abana banyu koga be bikwaye so mana yanjye ndumva nishimye cyane rero nimbuze ikintu mvuga kuba ndi kumwe n'amabukwe wanjye na mukuru wanjye n'umugabo wanjye mu gitondo nk'iki ngiki niyo mpamvu mubona na pancitse so nuko kuko gahunda ziteye Imana nishoboza ndakorera umuntu planka sha hano muri aya mazi ariko nibidakunda ntabwo mbikora nibikunda ndabikora turasubira mu kanya mbabwire arakomeza mfata yakomeza ncungira umutekano ahaye noneho kugwa wicaye ese be waje ukagira ikintu tubwira ko njyewe nasinze umunezero umwaka urangije uri mu mazi walayi ngwino twese dukora agagurupe hano niba tuzakita ngo iki ngwino aha nahageze nanjye ngwino tubeshye igira hano ntabwo mbabeshya ndababwiza ukuri KECAPU TV show umwaka mushya muhire turabakunda cyane mukomeze musubscribing kandi musapotinga umuvandimwe wanjye yego rero uwo yitwa Latifu be nawe agira ikintu uvuga mukomere cyane uyu munsi twazindukiye mu mazi afite ubwoba kandi akandagiye hasi ndetse simari nagura ukunyumva nkuriho mukomere cyane turi mu mazi ubu ngubu na KECAPU n'abana bavukiye kuri 40 njye navukiye kwa Mutwe urumva nyine none turi mu mazi Rubavu ibintu bimeze neza umwaka turangije nyine tugiye kurangiriza ku mazi uratubeshye pe ndababeshye nta kibazo ntabwo turangiriza ku mazi hari ikiganiro twakoze nijoro batinya iki umutima wawe ntabwo uri mu kigali nari niruka urasubaye iki ikiganiro ki nijoro sinakubwiye ko ndi bukurege ugiye kundega ndega kuri televiziyo yanze kusohoka uyu ngo yararushye ngakomeza undege nawe ratisi byakoje we nawe byakubabaje ye byandiye ntabwo byambabaje byakuriye cyangwa mwashaka gusohoka yego n'igihe twazi imire mbere yatumye ndara nicaye ni ngewe wabyishe turaryama ariko bose bashakaga kugenda na poto ntabwo nawe yabishakaga Neri yabishakaga ahubwo arakubahana nicyo kintu nabonye kandi nawe yari kuvuga ati mureke turyame cyajya nyuma dufite n'iyi gahunda yo kuzinduka ndakuremeye aya ni bagenzi icya mbere ni icyo ngicyo urireze wowe uri umwana mwiza ntabwo nireze ikindi cya kabiri kivuge nta kibazo ukuntu wamundaguye nijoro yakubise hehe buriya muri iki nyungu kugabo sinzi ikintu uzina bikimaranye igihe urara ufite umujinya muri iki nyungu tuno nasigaye yiyurira akarara ahubwo nkubita ayiwe yako ngomba ndiye nk'inkonja umumirishe mama inkoni ze bariya abana batatu ntabwo nabashobora ntabwo bariya abana nabashobora kabisa hari igihe agenda ku kazi akampamagara nk'uruse nijoro wabaye iki mu rugo cy'igiki kuko numva navunaguritse wankubise ryari
uvuga impamvu wandikiye utingiye nkamara iminsi urwaye akaboko. Ntabwo mbizi yanjyanye ku kaboko. Oya ni ku kaboko. Oya turacyari ikiganiro ubwo murabibona nyine ko umwaka mba nkurangije nishimye cyane 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 kumwe n'abantu nkunda cyane. Amahirwe menshi Umwaka ari uwacu pe. umwaka wa twawungutsemo byinshi twagombye gushimira Imana kabisa. Twaje gushimira nyine n'abakurambere mu mazi. Nose arateye mu biri gutwara nayo. Nishyire mu mitako yanjye muri sale. Utware bayimukara. Kwara abonye ufite ay'umweru. Turapfuye turashize. Mufumishwe n'iki? Uragiye. Kumahada. Cyangwa amabuye mu kivu. Urasara. Kanze pe. Oya ntacyo yagutwara. Sezera tugende bibe. Nsezere tugende. Iki Franco mbwira. Iminota 6. Kugira ngo dupfe kugira iminota. Arasamazi. Kugira ngo iminota 20 yuzuye. Okay. Ikiganiro kigomba kumara 20 minutes. Byibura. None ngiye nyuma ndaza kongera kuvuga 10 kigere 30. Mbivugeho. Twagiye Franco. Uyu mubyeyi mubona hano turi kumwe w'amatentire y'umuhondo. Ubu niyo navuga sinatunga agatoki nayitangwa. Twasanze ninjoro yadutekeye saa 5 z'ijoro. Saa 6 nako yadutekeye neza mama mapishi. Turarya tumererwa neza. Mbese byari bimeze neza. Byari bimeze neza cyane. Wabiriye wishimye ubisoza wishimye? Inabiriye nishimye bisoje ndababara uko nasanze ufite izindi gahunda wowe watwiciye gahunda zo ngo bashaka kuryama. Ugomba kuryama ukaruhuka. Urarebe ukuntu isura yawe uruhu rwawe ari rwiza ko ukuntu uryama ukaruhuka. Ngomba gukomeza kugufa. Sanaho ko uzasaza umeze nk'akabebe. Gahira. Uryama rero. Ari imigi. Kuruhuka n'umuti. Kabisa ruhuka mu Nyarwanda. Tekana. Yamaye amaso ko nagiye gukonja. Okay. Urakoze cyane. Asante Nabayemo igihe kirekire. Shimiranye ko. Ndamushimiye n'ukuri kw'Imana wakoze kuduha ikiganiro umwanya wawe. Nuko abantu baba batazi ibintu babiri inyuma hangaho ubusanga umuntu hari izindi gahunda yari afite atari buze mu mazi ariko akigomwa akabigukorera. Imana iguha umugisha. Imana ikomeze iguha ubuzima. Iguha ibifaranga byinshi cyane. Wakoze kumfata mu mazi. Okay, noneho twagiye kwa Latifa nawe wakoze. Imana isubiza aho wakuye kubona abashyitsi ukanabakira. Amina. Zagaruke. Yego tuzagaruka. Imana iguha ibifaranga byinshi nawe. Imana ihaze ibyifuzo byawe. Amina. Uyu mwaka tugiye kujyamo uzaba wawe kuri buri kintu cyose wasabye Nyagasani. Amina. Allah azagusubize. Ubwo nta kibazo kirimo. Mu kivu ni byiza cyane. Allah azagusubize byose wifuza. Allahumma amin. Tuzagaruke hano n'ubundi turi kuvuga ngo bya bintu byose Latifa yashakaga byaciyemo. Amina. Imana iguha amafaranga. Imana iguha ubwenge bwiza. Iguha inshuti nziza. Kurinde ibishuti by'ibijajwa n'ibishuti byo kuguhombya. Murinda gakungu. Imana ikurinda gakungu. Iguha gakungu keza. Wowe ibyawe ndabirangije. Noneho ibya Latifa ndabirangije. Okay. Ngiye kuri wowe. Ngewe. Njewe. Wowe uri umuntu ukomeye cyane. Niwe wazanye iki gitekerezo. Ni ubwa kabiri nyine. Ni ubwa kabiri tugiye muri aya mazi. Ubushize twagiye turi muri honeymoon. Muri honeymoon. Yaramubyeyi naramugoye cyane. Nagiye mu mazi mbambuza ubwenge atangiye kunterura atafite ibiro. Rero warakoze ku gitekerezo cyiza. Warakoze kuntera inda y'abana 3. Nta mikino yari irimo. Naya mazi twari tuvuye murumva witege nyine. Witege nyine. Oya nta bindi gace. Umugisha se waduhaye. Imana yaranabuduhaye. Imana nawe ikumere ubuzima bwiza. Imana yagura imirimo ukora. Amina. Gati ubaye. Sinzi utuntu tutubuye rega.
asomera idombole yacu. urumva sheri imana iguha amafaranga menshi cyane kuko turi umuryango munini umenya ukeneye ukeneye amafaranga menshi. Yego. Imana iguhe inshuti nziza, iguhe abantu beza baba hafi yawe, sibyo kuko haragije kambagiye hagati ariko n'agafoto mfite twambaye amakanzu uri hagati yacu urukumva ubwoba. Yego mama nkamanutse se mu mazi. Ibi bintu ufite mu mugongo wagira ngo nawe ni ibibyimba n'ibiki kugira ntibira iki cyatuma utibira. Yego mana urukumva. Okay. Imana ushobora kuba ufite abantu mufite ikintu muhuriye ariko atari inshuti zawe nta n'ikindi kintu mupfana usibye ibyo ngibyo. Rero Imana ibaguhe n'abari bazima. Mu by'ukuri Shaki twaje nyine ndakeye kuri kubibona ko twakwegereye ndi hagati y'abakobwa bawe. Urukumva ahantu uri nyine umuntu bari kumusomera iduwara aceceka ariko wowe ndi gusuza amakwe kuko mu mazi bajya bavuga ngo mumwegereye abantu bose. Buretse akubwira nyine mbanze ndangize ubundi nawe umuvugisha arumva ariko nubwo umutima uri iduwa yanjye rero urashaka ijagarara nkayereka nkomeze ajya asoma iduwa nk'amasaha 2 nijoro none akayicamo agakomeza turumva ntago ni ibintu umenyereye cyatega ngo usomere iduwa wa mwana wawe hano she ku kibuno. urumva Imana ikumera ibyiza sheri. Hari ibintu wifuje mu mwaka washize bitakunze bimwe na bimwe ariko uyu mwaka tugiye kujyamo Nyagasana azabiguhe. Akomeze duhe ubuzima twese. Akomeze aduhere ubuzima abana bacu ndetse n'imiryango yacu. Amaduwa yanjye kuko aba maremare ni maremare ni ubu cyangwa ahubwo oya nkomeje naba ameze nk'utangiye urukundo bwo mu rugo rwanyu. Ya Allah kandi n'abara batantine n'abakozi babafasha bazima ya Rabbi. Urugo rwanyu rugendemo abantu badafite ishyari mbese batari ibijisho bibiki. Allah bakomeza kubarinda. Amina. Barabana ko nzabibana n'ikubwiye ntago bishoboka rwose abantu bamaze kumuhanga iminsi mikuru ni nka sa wallahi abantu mwese mwanyohereje amafaranga kubera abana banjye. Imana igiye bamira umugisha kandi abo bana ntago twatuziranye abo tuziranye bo habiba uzi ese mwagiye mu mafaranga ngo ntabwo mpamvu gutekereza ibintu ndi gucamo ni blague ariko nuko Imana abantu mwamaye amafaranga kubera abana banjye. Ni bangaye bamaze kugwa ubundi mangoma nanjye kubona icyacu neri ubundi dada yo mwihangane nase ko ari jya matashira nkagura ndi simuhamagara urumva rero Imana iba yabikoze ikaduha abantu. Ndabashimira abo bantu bose Imana igiye bamera umugisha isubizaho mukura n'abandi mu nkundira abana mudafite ikintu mubaha urwo rukundo mubakunda rurahagije. Rero tifafite ubwoba wagira ngo wallahi ari mu cyogaje mukanya arasimbuka niwirukanka wibuke ko ari mu mazi aragutega ugwa so be ndabona bijagara vamu so ahangaha rero mu mazi njye mbaye mvuyemo njye mbaye mvuyemo kandi twese tuvuyemo amagambo yanjye ingamagambo yanjye muyategereze nicaye hehe simbizi nshobora kuba nyiri hano cyangwa ari hano ariko reka nshimire abantu mwese mu nkunda. Nshimire abantu twahuriyemo hano mu KIVU bakatwihanganira. Nshimire umuntu wese wadufashije kugira ngo bino bintu bigende neza. Imana ibamere umugisha mwakoze kudukurikira. Nibikunda hari utundi tundi ubavangiremo nibidakunda kandi nuko nguko biba byagenze. Ese be ko mu mutwe wawe hadatose cyangwa utose wowe nari natose ndongera ndumuka umutse. Okay twagiye hano harimo ibisimba ngwino kati
umuntu mubona rero avuye mu mazi afite ubwoba ari gutitira yifubitse kubeshya ni icyaha niyo waba wikinira ati ni gute bavuga ngo kubeshya ni icyaha niyo waba wikinira mu cyarabu kuneza abantu kuneza abantu Imana igira amaboko mwabivuga yavuze nyine mu kinyarwanda wowe yavuze mu cyarabu inshuti zima tubwire mu cyarabu rero ntabwo ubizi wowe tubwire njyewe ntabwo mbizi nashaka kubimenya ariko abo bavandimwe noneho nyine twahinduye ntabwo nyine ahantu ku mazi hagomba kuba nyine ibiyongoyongo manza ariko byitwa hoteli imwe nziza mu gace ziriya boro bari kuroba hariya ni tumusone ni iki Thompson ntabwo bazira ni dusambaza uraba ari udusambaza utuntu dutoya nyine dufite wavugaga ngo udufi dutoya nkagira nitwe tw'utwana dusambaza imitubu urayizi imitubu se ni abari ifi ntabwo iribwa bahita utwo aroba tuba turibwa nyine utwo aroba tuba turibwa uriyumva gute se uyu munsi witeguye gute ko turabura umunsi umwe tugasoza umwaka ejo ni umunsi wa nyuma inshallah byagenze bite ubundi reka mvuge imyaka igira ibyayo kwishima se kwa kwishima ni ukwishima kandi kwishima ngemba nifuza ko byagirirwa buri muntu wese nari ndi kuvuga yego nari ndi kuvuga ngo umwaka wose nyine ugiriye ibyawo ubushize warangiye duhagaze ku gipangu njye nawe ntakambi ubu haje abandi sibyo ubu ngubu hari abandi bantu twungutse mu muryango wacu kandi ntabwo sinibaza ko nawe uzarangira duhagaze hahandi kuko bari abantu bari bakiri mu nda ariko bari bahari barumvaga bari bahari ariko bari mu nda none ubu ngubu bari ku isi barakuze n'abana bashimishije Imana yaduhaye Imana yaduhaye umugisha utabonwa na buri muntu wese nzajya mbivuga umuntu uzabihagaze ihangana ntabwo umuntu wese wahaga gushima cyangwa ukarambirwa gushima no kwishimira ko mbafite nyine hari nk'umuntu ushaka kubona ikintu kimubayeho akumva ko hari byari nk'itegeko kugira bimubeho njye ariko mba mbona harimo agahato yarabisabye nyine wagira ngo ni nk'aho byakagombye kuba ariko njye ntabwo nari mbizi ko nzabatwita ntabwo nari mbizi ko nzababyara amahoro ntabwo nari mbizi ko tuzageza kino gihe tukiri kumwe twese niyo mpamvu rero mba numva bishimishije ari ikintu umuntu utekereza cyangwa uzirikana agakwiriye gushimira Imana kuri buri kintu icyo ari cyo cyose afite yego n'icyo utarabona uba ukwiriye gushimira Imana byibura kukihumeka biba bizakunda yego rero uyu mwaka wo uzansigira imvune z'ibyishimo bikomeye cyane imvune z'ibyishimo uzasinda ibyishimo cyangwa watangiye gusinda ubundi muri hangover uri muri hangover y'ibyishimo igaragara ite igaragara gutya uzamura akaguru ariko uzi ko narebye nanjye ibiganiro dukorana nkabona ko biba birimo ibyishimo kuruta ibyo nkora njyenyine cyangwa n'abandi bantu niga njyewe urumva nanakoye uba wumva nyine ko uri kumwe n'umuntu ugufiteho uburenganzira bwinshi njye nawe turaziranye cyane pe noneho byarushije twanywanya amaraso kera bagiraga ikintu cy'igihango ukanywa amaraso ya mugenzi wawe rero nawe ndagusabye ikate nyanywe noneho sayo umaze kunywa sayagije n'ibyo umaze kunywa ntibihagije n'ibiro byawe ibiro urabizi Franco wayumiwe Franco gira urongore bro cyakora reka abantu b'Igisenyi nyine bagira umuco mwiza cyane babyukira ku mazi n'abasportif abenshi baba birukanka ku mucanga abashaka koga Ndatifa yari kuvuga ngo niyo mpamvu havaho abakinnyi benshi kandi n'ubundi ubona ko bashoboye ibintu bakora ubundi kera habaga umuco tukajya twiruka ku mucanga twakina na football birafasha ubundi bikunda kuba mu bihugu nka bya Brazil nini ubundi akenshi bahita muri Brazil so ku kintu cya siporo nyine twabaga turi imbere ubu sinzi abana ubu nimba ariko biba bimeze ariko kera ku Kivu wasanga rwose hari activity nyinshi nibyo nakubwiye ko neje nashaka kuzana ballon ngo dukine ariko
time nayibagiwe na time n'ibiki bibaho bibakenewe nyine mu buzima kumva ko wahinduye nyine twahinduye urabona ko urumva ko turi kumva n'ibindi bisimba i Kigali nto babyumva ibyo bintu cyane kandi ikindi i Kigali akenshi ubusanga atari umuntu uri bubyuka ajya mu kazi akenshi nta mpamvu ziba zihari zituma umuntu azinduka ariko abantu akenshi bo mu ntara uretse n'Igisenyi nibo bantu niyo yatinda kuryama abyuka kare urazinduka kuzinduka ni ikintu cyiza cyane mu buzima birafasha yego dufitiye gahunda rero muri weekend twamanutse ku mazi turi Gisenyi BGY no kuvuga Bugoyi turi mu Bugoyi mu kanya nyine ariko wenda mwebwe mushaka kutabibona ari mu kanya ari mu wundi mwanya ni mu kanya ariko bakabibona mu wundi mwanya ariko icyo kinyarwanda kibaho se muvandi mu kanya ariko bakabibona mu wundi mwanya none cyangwa ni ukubibona mu gundi mwanya mu gundi mwanya ni mu gundi turagerageza nyine gutembera Gisenyi njyewe ntabwo Gisenyi nyizi ibyo kuvuga nk'ubu ngubu sinavuga ngo naza cyangwa hano turi ngo tuhavengere kwa Latifa bonge wabonye ko mazi ni mu rugo ni quartier niyo bahindura gute bazana kaburimbo nshya bazana imihanda inyura hejuru am home ndahazi nyine bishoboka kereka nyine bahinduye nyine bagahacurika ariko bacuritse nabwo ni iminsi birahita amamenya so ndahagutembereza amakwereke hose hanembereze hari abanyarwanda ubusanga hari n'umuntu utarahamenya ngiye nk'igihe namenye Igisenyi nanjye ntabwo byumvikanaga nahamenye ninze yego ngize gutya mpita mbona ko ntambaye gahunda urumva atambaye gahunda impeta nta kibazo ndabizi turi kumwe nawe wambaye wivuga ngo nta kibazo kuko nawe ntayo wambaye hari umuvandimwe nabonye wahise ayisiga ariko jewe ngenda ayikunda nakoze ubukwe mbishakeka yahise ayisiga hahise hakobe wagiye ureka ntabwo ari byiza wisubiyeho barayibagiwe uri kumva mama wawe mene kuvuga ukuntu aba afite amahoro cyane ko ngo yarajishuye none urumva ni ibyishimo cyakoza njya nshimira Imana kuba dufite support urumva n'umubyeyi ndi kumwe na madame n'umubyeyi ndi mu bantu banezerewe ibintu byose ntabwo bigenda uko umuntu abyifuza 100%, ariko ibyishimo byo ndabifite n'amahoro mbese amahoro adapimye abigize gute amahoro awe ntagavangiye noneho urumva nimba nuko i Kigali ndaba ndi kumwe nami sangira agacyayi n'ina mu rugo baba peti banyurira niyo mpamvu umuntu nyine agomba gukoresha umutwe tu agasara oya ntago gusara mvuga ari ukwiruka oya no gusarishwa n'ibyishimo no gushaka inoti no kugenda gake ubundi iyo umuntu afite kwihangana nta kintu atabona sibyo ubundi hari situation umuntu ageramo ntaba akeneye amafaranga ntaba akeneye ibindi bintu byatari ariko akeneye kwihangana kandi kwihangana nta hantu babicuruza nta na hamwe urihangana ku neza utabishobora ugasaba Imana ikabigufashamo niko bigenda igufashamo gute usaba Imana urega ikintu kikunaniye usaba Imana sebe kubera waruje ku mazi wanze koga no mu maso byibuze sheri wagiye urabanyise urangura aho turaserera muzuminga afite gutuna genda Garagara Mutabazi abanyigenzeho unese aretse nkakagukuriraho nkakweretse wandetse nshaka iki nakuretse yego rero reka tureke kubarambira no kurambirana yego uyu munsi no kunguko twabikoze niko twabiteganyije aka niko kagifite twabageneye nta kandi akandi kazaza ubutaha ese uzi gutwara igare mbonye umuntu uri ku igare uzi gutwara igare ntabyo nzi ahubwo Imana inshoboze nibuke kuza guha Franco video yawe wambaye ikoti utwaye igare costume ku igare rwose ni matawa yari ryiza na yari ryiza ngiye kubona bari umuntu cosmos ari ku igare ari gukata n'ikote ejo bundi wabaye ukiryurira mera nk'ugiye kugise ndavuga uyu muntu yagwa n'ikoti ibintu byahindutse n'imyambarire ibintu yakubiye bikenewe bikenewe cyane nta koti nta pantaro umeze neza turasoje
turasoje twakiriye nyine Tifa. harya ngo ni Tifa koki. Tifa collection. Tifa collection niyo watwambitse. Tifa ngomba kuzamuka niyo watwambitse ngo niwe watwambitse none Neri ninde wakambitse ikabutura nambaye ni mayodobe nambaye ni Tifa cyangwa abigukuriremo hano nakwereke ko ari ibye. inkweto nambaye ni izayi gusa yankuramo yakuramo ikabutura na mayodobe. Hano niho nyine vugisha ukuri nako nakabaga kariho. Iyo ni trauma nyine, impamvu ntazi koga ni ukubera umubyeyi. Oya ni byiza ariko kuba yarakubihaje yabaga ari yabi abantu ariko ubundi bereka nkubwira uzi ko hari abana benshi hari ibintu nyine batamenye cyangwa batagiyemo kubera nyine ababyeyi babo, ariko iyo uri umwana uba ugira ngo arakwanga cyangwa kubuza uburenganzira bwawe, ariko iyo utangiye gukura nibwo uhita utangira kuvuga ati mama wanjye yandindaga bino bintu. Hari n'abana muba mutureba kandi bihari n'umukanga ababyeyi banyu. Wowe ahubwo wateze moto urambwira ngo nuntanga urampitana kuri moto ubigenye gute? Yaragutanze n'ubundi. Yarananze urumva none se umuntu agenda kuri moto ukamutanga. Bakubise iki? Naryaga inkoni nyinshi kamambiri n'ibintu byinshi. Nigera none uri imodoka kwa kundi imodoka none ibaze mvuye ku ishuri nuriyo ndafo nibo twabitaga gufoba ndayifoba noneho mbese imyaka mibi cyane ahantu manukiye manuka nimureba mu maso. nawe wari umwana w'ubagana. Of course arakubagana byatari n'ubu ngubu ndakubagana se. N'ubu ngubu nanjye nshaka kuzajya ngushakira ibihano by'umuntu mukuru. Umuntu mukuru kubagana urakubagana we urakubagana wa mwana w'umuhungu we. Nge ndi hano mbashimira cyane cyane Igisenyi. Reba iminsi mbaze muri bino bice kujya ku Kivu bingora, ariko murakoze. Uyu munsi wahageze. Ugera ku Kivu bikugoye? Ubunebwe cyangwa kutabitekereza. Ajya guhamagara saa 12 cyane akuzane mu mazi. Nkaba ndi hano nshimira Koga. Yego yasanze turi batatu turi bake, none ukihagera babaye nka sa kuba babaye benshi kuri Nyagasani kandi akomeza ashyire mu mbaraga. Amina. Uyu yitwa Latifa. Uko mumureba nzamukoresha ikiganiro byanda gukunda mwe bizajya biza buri mwanya ko gutinya kuvuga. Oya yatinyutse ariko ubona ko yatinyutse. Biri kuza ubwo ikiganiro cyaje nawe tuzajya kugikora ubutari ko nitugaruka numva umwaka utaha inshallah ni bikini. Ni bikini tugomba kwirinda. Nawe uzambara bikini? Nge nzambara bikini muri bikini z'abagabo. Abantu b'abamama, abantu b'abakobwa, nanera arimo mugire oya nakombore b'abamama, abantu b'abakobwa, abantu bafite umubiri uri kuba uzari gukumva umuntu bafite umubiri uri kubasiga gute? Ndababwiye nyine babyibuha batabishaka. Hari abantu bashaka kubyibuha. Tuzakora after na before. Mana ya Allah, nari munini ariko maze amezi 3 mu gitondo na nimugoroba njya muri gym maje guta ibiro birenze 6. Ni byinshi cyane. Ikiro cy'isukari ukuntu kiba kingana nibaza ibiro 6. Ari byinshi. Ni byinshi cyane. Neza mwabonye no ku mazi no mu mazi byose. Ntabwo nambaraga bikini udukora. Wahita kubona atari ibyawe. N'ubwo nawe ni ibyawe. So rero mwakoze kudukurikira. Latifa ngiye guhiga ibibazo ngomba kumuhata ubundi mubaze ibintu nka sa. Ubundi tumubaze n'impamvu yagiye kugabanya ibiro. Si uyivuge ndaza kubikubaza wisubize mu buryo bw'imwe. Murahishiwe. Ubu ibiganiro byawe bibaye 7 mu kiganiro kimwe. Ni indi topic. Nakoze cyane. KECAPU afite amagambo menshi cyane ari kuvuga cyane mwihangane. Aravugaga benge yo mbabaye simvuga urabizi, ariko iyo nishimye ndahopagurika bunagiza n'ejo. sawa rero.
mwakoze kudukurikira mujye mureba ibiganiro byacu munezerwe mukande no kuri subscribe. hari umuntu umbwira hari umusekirite ejo wambwiye wo muri shika ahita yimenya uzi ukuntu buri munsi nkora subscribe ndamubwira aho uhora uyikuraho ukongera ukayisubizaho mwakoze kudukurikira murabe twataye